Yesu nashimye inshuti zanjye ndabasuje mu izina rya Kristo kandi inshuti za Yesu icyura cy'Imana nigikomeze kuba icyayo nyaye cyubero muri aya masaha yukongeye kunyemera kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana umugisha ngize kandi Imana namwe n'umugisha yabahaye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana kugiye cy'ijambo ry'Imana burya iyo tukigezemo tugeze mu gihe cy'umugisha ukomeye cyane umugisha ukomeye cyane kuko Imana iri kumwe natwe iyo turi mu ijambo kuko Yesu niwe jambo ijambo ry'Imana rivuga ngo jambo yahozeho kandi ijambo yahoranye n'Imana kandi nta kintu cyarimwe kitarimwe n'iryo jambo. Iyo umuntu ari mu ijambo rero bari kumwe na Kristo. Kuba mu ijambo no kurigenderamo ariko muri aka kanya turimo turiganiraho. Buryo iyo uganira ku muntu ushobora no kumwigana, ushobora no kugendana nawe kuko uri kumuganiraho uri kumwe nawe. Na Kristo rero turi kumwe nawe muri aka kanya. Imana ribaho umugisha. Imana iguha umugisha ko wemeye gufungura iyi video, Imana iguhera umugisha kandi ikomeze ikwiteho kandi ikomeze kurwanire mu ntambara zawe zose ucamo. Izo Satani ategura zose kukurwanya Imana izihagarike mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye kuganira ku mutsima w'ubugingo ariwe Kristo. Kandi uwawuriye ngo ntashobora kugira inyota na busa ndetse n'inzara. Yesu n'amazi y'ubugingo n'umutsima w'ubugingo. Wari umutsima ntasonza. Tugiye kuganira rero kuri amagambo twumve gusoza ni gute Kristo ari umutsima w'ubugingo, ni gute uwamuriye adasonza, isi iyo nzara ni iyihe, tubiganireho twumve icyo Imana ivugana natwe muri amasaha y'umugoroba. muri kureba hano inyuma ku igicuku cyatangiye kuza nubwo twacana itara ariko bishobora gutuma hatagaragara neza inyuma, urumuri rw'inyuma rushobora gutuma urw'imbere rutagaragara. Imana ibahe umugisha. Tugiye kuganira amagambo turi buze gusanga muri Yohana igice cya 6 umurongo wa 34. Twumve niki Imana ishaka kuganira natwe muri aya masaha. Baramubwira bati databuja ujye uduha uwo mutsima iteka. Yesu arababwira ati ninjye mutsima w'ubugingo, uza ahondi ntazasonza na hato, nunyizera ntazagira inyota na hato. Ariko nababwiye yuko mwambonye nyamara ntimurizera. Gaturekera aho ngaho. Ngo baramubwiye ngo ujye uduha uwo mutsima iteka. Waje avuga ngo ninjye mutsima w'ubugingo. Bo abantu bamaze gutekereza ko Kristo umutsima babwira ari ibiryo bifatika, ari bya bindi bihaza inda. Bibwiraga yuko uwo mutsima w'ubugingo avuga ari ikintu azajya bahagifatika kiri mu buryo buri bufatika buri material, buryo bw'ibintu biriho nyine tuvuge gutyo, cyangwa se bw'ibifatika, amafaranga, ibintu bifatika, ibintu bya bindi byo kurya n'ibyo kunywa n'iki byise. Nawe ushakisha ibindi mba nguhaye icyerekezo cyo kugira ngo ubitekerezeho. Aranje abwira ngo nyamara icyo mukeneye ntabwo ari ibintu, ahubwo mukeneye nyiri ibintu. Wese arasubiza ati ninjye mutsima w'ubugingo, uza ahondi ntazasonza na hato. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo nzateza inzara. Iyo nzara ntabwo azaba ari iyo gushaka amazi yo kunywa cyangwa ibyo kurya, ahubwo azaba ari inzara y'ijambo ry'Imana. Yesu arababwira ngo kuko ari ryo jambo, uza ahondi ntazigera asonza na gato. Umuntu ajya buri jambo rimukomeza ari umuntu ibyo kurya n'ibyo kunywa bifite akimanika mu mugozi. Umunsi umwana nari ntuye narabibonye, haranigeze gutura umuntu umwe yimanika mu mugozi kuko yabuze ijambo rimuhumuriza. Ako kubw'umugisha w'Imana abadamu bari barahanga bavugije induru, mpagera mbere mpagerana n'undi muntu, ndamufata ndamuterura gutya, umuntu ate mu mugozi, umuntu yapfuye n'ubariho. Ariko kuko yari afite inzara y'ijambo rimukomeza, hariho inzara n'inyota Yesu yavuze. Kugira inzara y'ijambo, kugira inyota y'amazi y'ubugingo, ni cya gihe rya jambo ry'Imana rikubwira ngo humura ubutarifite muri wowe. Ariko uje aho Kristo ari ahora ni humure, yimubwira ngo humura ndi kumwe nawe. Ushobora kuba nawe ushobora kuba ufite inzara n'inyota y'iryo jambo, ufite inzara n'inyota yo kumva Imana ivugana nawe, ufite inzara n'inyota yo kumva hari ibintu byakuyobeye, ariko inzara n'inyota y'ibyo kurya n'ibyo kunywa utayifite. Hari umuntu wigeze kuvuga ijambo numva nibyo, aravuga ngo mu gihe cyose uzumva yuko
ibibazo byawe byakemurwa n'amafaranga bigakemuka, burya nta bibazo uragira. Hari ikigero kigeraho umuntu akabaho amafaranga yafite ariko afite ibibazo, akeneye ijambo riva ku Mana ry'ihumure ribasha kumuhumuriza gusa. Igihe ushobora kuba ugifite ibibazo bishobora guhabwa ihumure nuko wabonye amafaranga, nta bibazo uragira. Ibibazo bikomeye n'igihe ufite inzara n'inyota idashobora kumarwa n'amafaranga n'ibyo kurya n'ibyo kunywa. Hariho ibibazo, hari igihe umuntu ahura n'ibibazo. Ntabwo nshaka kwirondora kugira ngo hatagira umuntu nza gukomeretsa muri ibi ngibi akagira ngo ahari nuko hari ibyo nzi byiwe. Dukwiye kuzajya tugerageza no kugira ngo twirinde hatagira umuntu uvuga ati ahangaha ni njyewe yavuze, ahangaha ni njye yavuze, aha ni njye yavuze. Ariko ndagira ngo wumve iyo nzara n'inyota. Ariko ngo nababwiye yuko mwambonye nyamara ntimuranyizera. Yesu yigeze kuvuga ijambo rimwe aravuga ngo Aburahamu ataravuka ndiho, ngo kandi yarambonye, ngo ambonye aranezerwa. Fariseo avuga ati ariko sha wowe mwene Yosefu na Mariya w'imyaka 30, ngira ngo ni 3 yari taruzura kuko afite 33, cyangwa se yavuye mu isi yaranapfuye, yapfuye afite 33 arazuka asubira mu ijuru. Wowe mwene Mariya uvuga ute ko uza Aburahamu? Ngo yakubonye akaneza gute? Baravuga ati ariko uyu mugabo ni umusazi. Ariko yigeze kumusura, murabizi abasoma Bibiliya. Ngo mwarambonye ariko n'ubu ntago muri akanyizera, ntago murizera yuko muri ngewe harimo ibirenze ibyo musaba. Muransaba ifatika, muransaba ubutunzi, muransaba amafaranga, muransaba abana, muransaba, ariko hejuru y'ibyo hari ikindi kintu ushobora kuguha: amahoro, nkakumara inzara, nkakumara umubabaro, nkaguha agakiza gatuma ubasha kumva unezerewe mu gihe n'ibyo usaba bitaraboneka. Bandi bari kwisabira imitsima, bari kwisabira ya mitsima ya yindi y'ibyo kurya, ariko ari kubabwira umutsima w'ubugingo, aho umuntu agira amahoro. Agiye gusubira mu ijambo ngo mbasigiye amahoro, ngo ariko ngeweho sintanga nk'uko ab'isi batanga. Pamu yakuzanira ibyo kurya, hase n'indi miryango ifasha yakuzanira ibyo kurya biguha bikurinda inzara y'umubiri, ariko bashobora kuguha ibikurinda inzara y'ubugingo. Habaho igihe umuntu akamuka agasigara ari igikatsi, abona ibyo kurya n'ibyo kunywa, atwaye imodoka nziza, yambaye imyenda myiza, ariko imbere yarakamutse. Aje abwira ngo ni njyewe ubasha kukumara ya nyota ituma mu mutima wawe ureka kwifuza ibibi ukifuza ibyiza. Baba ngo ujye utwihera uwo mutsima, ariko umutsima yari yavuze n'uwo wari wumvishe yari imitsima ibiri itandukanye. Turwana intambara yo guhaza umubiri uzabura, nyamara tukibagirwa yuko uko duhagije inda bijye bikwibutsa ko n'ubugingo bukeneye guhaga, ariko gutunga Kristo muri wowe. Kandi buri uko ufite Kristo muri wowe, ujye ureba yuko waretse Kristo akaba ari gukorera muri we, cyangwa ujye ubwira Kristo ati tuza bari gukora. Abo ngo ni nge nzira, ukuri n'ubugingo, ntawe ugera kwa data ntamujyanye. Ese ujye ureka Yesu akakubera inzira, cyangwa Yesu niwe ushaka kumwereka inzira? Rimwe na rimwe abantu bajya bashaka kubwira Imana ngo Mana erega twebwe icyo dushaka gukora nibi, reka mbese abantu babaye abanyabwenge bagera ku kigero bumva bagira n'Imana inama, bakumva bayibwira ati Imana uyu simukunda nawe ntumukunde, uyu nguyu simwemera nawe ntukamwemere, ariko jya ureka Imana ikwereka ukuri kw'ibintu kuko niyo nyir'ukuri. Yesu avuga ngo ni nge nzira yonyine, ukuri ndetse ni nanjye bugingo. Buryo ufite Yesu aba afite ubugingo buhoraho, ntuzajye kubushakira ahandi.
gutunga Kristo ni ukuwe ni cya gihe uba uyoborwa n'umwuka wera, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Igihe cyose uzumva imibereho yawe utuzwe no kwiyobora, uzamenye yuko utangiye kugenda uva mu bana b'Imana. Wongere usaba Imana, wongere wegere Kristo, umubwire uti ndashaka kunyiyoborera. Ijambo riravuga ngo iyo nzira izaba iyo kwera, kandi umuntu niyo yaba ari umuswa, Yesu ashimwe, ngo ntago azigera ayiyoba. Kuyiyoba ni uko udashaka ko Yesu akuyobora. Aravuga ngo umwigishwa iyo yize neza abasha kumera nk'uwamwigishije, ngo ntajya mu ruto icyo bikoze. Niyo mpamvu ntitubasha kuruta Kristo, ariko tubasha kumera nkawe. Niyo mpamvu yavuze ati ni igihe cyanjye kirageze ngo ngende, kugira ngo ngende namwe musigare mukora. Iyo Kristo aba akiri hano, ubu ntacyo mba mfite cyo kukubwira, kuko byose aba yarabivuze arakibivuga. Ariko ubu ndi kuvuga nihishurirwa akomeza kunyongerera nciye mu ijambo yasize avuze, ariko kwama n'ibindi byo kongeraho navuga, kuko njye ntacyo mfite nakubwira. Ndamutse ngiye kukubwira ibyanjye, nakubwira ibimbabaje nanjye ibyo mfite bindimo. Ugiye kuvuga uti se Pastor Placide, kandi umukozi w'Imana nta agiriye imubabaza, ariko uriya nawe rwose numva rero ko nawe nta kigenda. Ukiri ku isi ukiyigendamo habonekamo ibitakunezeza byinshi. Niyo mpamvu yasize avuze ngo buri uko iyo minsi igenda ikomeza kwegera, aba ariko mwongera guterana kwera. Ushobora kuba guterana kwera kudashoboka muri ubu buryo muri iki gihe turimo, ariko uku nguku tako no guterana kwera, kuko turi kumwe, turimo turaganira, kandi ijambo ry'Imana uraza kurikurikira uryumve, wumve yuko twateranye. Kuraka ariko niho isi igeze nyine. Ese wabigenza ute? None se utekereza ko Imana yaremye isi n'ijuru itazi ibi bihe ko byari kuzagera? Irabizi, kandi ibi byose byaranahanuwe. Kandi Imana ishyiraho uburyo umuntu wese azabibamo, akabitambukamo, n'aba ashaka kubitambukamo akanabigwamo niba ashaka kubigwamo. Icyaha cyose impamvu kibazwa n'Imana no kwizi ko ufite uburyo wagikweba, kandi Imana izi neza ko izo mbaraga ziri muri wowe. Shatse kuvuga ko buri kintu cyose Imana yashyizeho iba ifite inzira ugomba gucamo kandi ugatambuka. Ariko ubu nababwiye yuko mwambonye, ariko ntabwo murananyizera no kugeza uyu munsi. Kwizera Kristo nibyo bituma aduhindukira umutsima w'ubugingo ndetse n'amazi amara inyota. Utizeye ibi byose umuntu abavuga bihinduka inyuguti, byose umuntu asoma bihinduka inyuguti bikarangira aho ngaho. Ariko wizeye bihinduka imbaraga z'Imana. Kwizera guhinduka imbaraga z'Imana. Imana ibasha, ubundi ntago duhabwa ibyo dukwiye nk'uko abantu benshi babikeka. Duhabwa ibyo twizeye. Ndabisubiramo, ntabwo duhabwa ibyo dukwiye, kuko urebye ibinkwiriye wowe ukandeba ahahise hanjye, ukandeba hondi ubu ngubu, ukandeba n'ahandi hantu birya abantu bakora, wabona nta cyiza kinkwiriye. Ariko icyo nizeye ngomba kukibona, kuko nizeye Imana, kandi ibyo yamvuzaho nibyo nizeye, nibyo ngomba guhabwa. Kuko Yesu yajyaga gukiza bavuga ngo ese wizeye yuko ibyo bintu uvuga byo gushaka kugira ngo ukore ibi n'ibi, wizeye ko mbasha kubigukorera? Kuko ngo ugenda uko wizeye aba ariko bikubera. Nshuti yanjye, nawe uko wizeye ariko bikubera. Rero Yesu ni umutsima w'ubugingo, kandi niwe wenyine ubasha kukumara inzara y'ibiriho byose. Niwe mazi amara inyota, ubasha kukumara inyota y'ibiriho byose. Kunyurwa kuva kuko ufite Kristo muri wowe. Ariko udafite Kristo muri wowe uhora, njya mbabona badasinzira kandi ukabona ibyo afite wowe ubibonye waba umeze neza, ariko ukabona yarasaze, akanuye amaso, byaramurenze. Kubera iki? Nta mazi amara inyota yari yamugeraho. Nshuti yanjye rero, ndimo ndasoza. Imana yacu ikomeze kugirira neza. Imana ikumara inyota. Niba hari icyo ufite inyota muri ibi bihe, niba ufite inyota y'ijambo, usange Kristo niwe ubasha kukumara inyota. Nta mwana w'umuntu wakumara inyota, nta pasiteri wakumara inyota, nta profeti wakumara inyota, abo bose bagufasha kugira ngo ugere ku kumara inyota. Nta mwana w'umuntu umara undi inyota. N'abatubanjije bose bigishije bavuga Kristo, bakavuga ngo ugomba gutunga Kristo. Itandukanye ry'ufite Kristo n'utamufite. Iyo wamaze kumugira, ibintu byose biba ari amahoro.
Imana rero iguha reka dusenge. Mwami Imana ndagushimira ndaguhimbaje muri aya masaha, ndagushimiye neza n'ubuntu bwawe, ndagushimira kuri umurengezi w'ubugingo bwacu, ndagushimira ko data mwiza n'ukuri utubereye maso uko bwije n'uko bukeye. Nsengeye uyu mwene data mushiki wanjye mu izina rya Yesu Kristo mwami Yesu, ngo ijambo ryawe rimumare inyota, umugenderere uhindure byinshi ku buzima bwe, imbaraga zawe zimugaragareho, kurwanirirwa no gutsindishirizwa nawe. Abananiwe gutsindishirizwa n'amategeko n'ibintu n'ubutunzi bagusange maze ubatsindishirize mwami Yesu, kandi imbaraga zawe zikomeze kubagaragaraho, ubwiza bwawe bagaragareho mwami, ntubasige ntubahane, nanjye ntusige ntuhampane. Jambo ryawe ngo wigisha n'uwigishwa bose bagabanire hagati, nanjye Mana ari nyiringabo nyir'ubutware n'ubushobozi, uguri butanga umugisha wo gutsindishirizwa no gushira inyota, nanjye ukomeze umara inyota uko bwije n'uko bukeye. Reka ukomeze kubana natwe twese, ukomeze kutugira neza, byose mbisabye Imana Data ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Inshuti zanjye rero, Imana ikomeze kubaha umugisha. Yari Pastor Placide, ibindi bisigaye Imana ikomeze kuduha umugisha, kandi Imana ikomeze kubishimira aho muri mu bice byose bitandukanye, kandi Imana ikomeze kubarengera, kandi barwanirire, kandi bane namwe kurusha uko yabanye namwe kera. Icyura cy'Imana gikomeze kuba icyayo, byose Imana ihabwe icyubahiro. Shalom shalom, Imana ibahe umugisha, amen.